Michael muri Amerika sibyo ndakuzi rwose nakumenya uri umustar rero mwese muranga gute trying to get him out of here extradition or I'm not really in that line of work anymore ntago nyiri mu kazi nakoraga kararangiye ka FBI is he dangerous none se Michael ni muntu cyubundi ni mubi yahemuka yakora byiza cyangwa what's it to you just curious eso mushaka icyo tumva amatsiko dealing with menye umuntu turi kumwe ni muntu ki muki I guess that depends on why you'd be dealing with him nyine ndibaza mbere ko ngwa makuru ubundi wowe na Michael murapanga iki gituma umbaza ibye ngo mumenye bigiye kure ibyo mupanga bizakune murapanga iki never know when you need a friend na ambwira yeah see one thing about Schofield is that avuga ati Michael rwose kintu ngenge muziho wenda utaruzi wowe he cares about he'll do just about anything we iyo yita ku muntu akunda cyose kiri ngombwa yagikora kugira ngo wakunda abeho kigana nezerwe screw you 3 ways to Sunday if he doesn't I can guess which side you ended up on well we arabyumva thanks for the chat nishimiye ko twaganiraga I really just can't. Thanks for the chat because you wanted to find out more about Schofield but that's ariko se kangubaza hagataho nago mbwiye impamvu nyabacu kugira ngo Michael Schofield umenye bigiye kure kuki mukumbazaho uramushakaho igituma ushaka kugira ngo umenye ibyo byose we're squared away oya nacyo nzakubwira aramujijisha kandi Mahoni ni umuhanga Alex yagiye kure mu iperereza kumba ku ruhande sasa arabonye adresse ikinyamakuru yaje hakuno hano ari igishushanyo muri kano kagigi about Saint Rita in this town that I do not know my friend bashingiye ku magambo Sara yavuze ngo ahantu bona ari imodoka nyinshi cyane ndetse ngo arabona bisa nkaho bari mu masaha y'ijoro y'icuraburindi bigaragara nk'ari saa 9 z'ijoro 3 am hagarara hakuno yitonze tekereze yitonze nk'umuntu uzi ubwenge nana hanga muri mujye barimo ikintu kibaze nka hari isaha zimwe bamanika mu mujyi mu kagigi oya na adresse Sara yabahaye hamwe yatunze imyenzi zanoki kuri cyo gishushanyo uyu yahaje sasa amenye ibindi byose bizo byari biki imodoka nyinshi hano ziragaragara ko zihari ako se yavuze ngo saa 9 za nijoro ngo z'ijoro z'isaha nikira umuntu atekereje kumbanga aho Sara ari nyirizina yamubonye hakurya isaha yavuze ni saa bwoko kira saha 3 am sasa byanze ubundi saha byanyabyo iyo witonze unyuze ku isaha zino za karimi kabagagenda gatera gatambuka ari amasaha ubwawe unyuze ku pointing agaragaza amerekezo abona hakurya byanga byakunda iyi saha bavuze ni inzu iri imbere y'aha ngaha niyo merekezo ku isaha kiraha cyareba undi